Refuge TV ubuhungiro. Shimira kandi ndasuhuza abantu badukurikirana mu bihugu bijya bintungura. Tekinoloji ni nziza, hari igihe ikora udushya. Nabonye abantu bazi kudukurikirana bari mu bihugu ntari nzi yuko harimo abanyarwanda. Hari abari muri Brazil, hari abari mu Buhindi, hari abari muri Angola, hari abari muri Mozambique. Mwese mbahaye ikaze. Ubwo hari n'abandi internet zanyereka ko bari gukurikirana. Ikaze kuri iyi channel twigiraho ijambo ry'Imana tukarisesengura. Ndabashimye cyane kandi Imana namwe ibaho umugisha. Mujye mudufasha gukwirakwiza aho muri iri jambo rigere kuri bene wacu bumva ikinyarwanda, kugere kuri bene wacu b'abarundi cyangwa bakongomani nabo bumva ikinyarwanda bose. Karibu. Uyu mwanya rero ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana biri ahantu hatatu muri Bibiliya tugiye kureba. Ariko ndagira ngo nibande ku kintu kiba ku mutima w'Imana cyatumye Imana ishyiraho iyi gahunda yo kubabarira ibyaha no kubyara abana. Imana ishaka ko igira abana basa nka mukuru wabo Yesu Kristo. Byarayinejeje, yarabyandikishije yuko ishaka ko abana bayo yabyaye ku isi bagira isura, bagira kamere nk'iya mukuru wabo Yesu Kristo, kugira ngo tube uko Yesu asa, tumere uko Imana idushaka. Mu by'ukuri hari inzira tunyuramo, hari ibintu dusabwa gukora. Rero mu Baroma 8 turakurikiza Abakorinto tuze guheruka Abefeso. Mu Baroma 8 ku murongo wa 28 ndahahera ngeze ku murongo wa 30, aho haranditse ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Kuko abo yamenye kera yarabatoranyije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene si benshi. Abo yatoranyije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Abana b'Imana muri abanyamugisha. Umuntu wese ukunda wakumwifuriza kuba umwana w'Imana, kandi umuntu wese ikintu kibaho yakwifuza kuba umwana w'Imana. Reka rero turebe ngo tuzi yuko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Aha ngaha nagira ngo mwo kwibeshya. Yohana yaje gusobanurira ibintu byo gukunda Imana, avuga ngo ntabwo dukunda Imana, ahubwo niyo yabanje kudukunda. Ngo niyo dukunze Imana tuba tubitewe nuko ariyo yabanje kudukunda. Noneho rero aka ngaka sinzi igituma korohera abantu, kuko abantu bashobora gukunda Imana akaba ari byo bakunda kwirata no kugira oya. Icyo umuntu akwiye kwirata si uko akunda Imana, kuko ntibishoboka, ntabwo twabishoboye. Yohana arabivuga na Yakobo arabivuga. Ntabwo dushobora gukunda Imana tutabona, twananiwe gukunda abantu tubona. Bityo rero nubwo muri umurongo bavuga ngo abakunda Imana, ahubwo handi baravuga ngo ab'Imana ikunda. Kandi tuzi yuko kubakunda Imana kuba Imana ikunda byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Reka yenda tuvuge ngo kubakunda Imana, ariko aha ntimubigire iturufu. Ahandi hari ahantu habivuguruza havuga yuko nta muntu ukunda Imana mu by'ukuri. Ikindi nigeze kubibabwira yuko mu isezerano rishya Imana ntabwo ibingiye yagize itegeko ryo gukunda Imana. Bon, tube tubiretse kuri, ariko hari ahandi bavuga ngo ab'Imana ikunda, ntabwo ari abakunda Imana. Ngo abo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Nicyo nshaka kugeraho, kuvuga yuko Imana yagambiriye kuguhamagara, yagambiriye kuduhamagara nk'abana bayo. Ntabwo ari ikintu dufitemo uruhare rufatika, ahubwo ni ikintu iyo yagizemo umugambi. Uzi iyo tuvuga ngo umugambi cyangwa igenamigambi, ni ikintu upanga hakiri kare, bityo ukazagishyira mu bikorwa. Tuvuge umuntu avuze ati ngiye kuzubaka inzu, akabanza agakora plan y'inzu, akabanza agakora ibikoresho, akabanza agasiza, ibintu byose akabishyira ku murongo. Nibyo bita kugambirira no kuzakora ikintu. Ushobora gukora umupango. Noneho ngaho nkubaze, buri umuntu aramutse akoze umupango wo kuzubaka inzu, tenda tuvuge ko inzu ifite ubushobozi bwo kumenya
nk'umuntu akaba yamenya ko bayubatse inzu, yazigera ivuga ngo ifite uruhe ruhare mu kuba yarubatswe, uko yubatswe, shepu ifite, ibyumba ifite, igisenge ifite, inkingi ifite, ibyo ifite byose yavuga ngo ifite uruhe ruhare? Kuko uwayubatse ni wowe wabanje gukora icyo bita igishushanyo mbonera, arangije ashaka ibikoresho azashyira kuri iyo nzu, arangije inzu arayitunganya, inzu igiye kubona ibona irahagaze. Natwe nuko tumeze, natwe turi inzu Imana yubatse, turi inzu Imana yatoranyije. Yabanze gukora igishushanyo mbonera rero, irangije ishaka abubatsi, ishaka irangije icyo kintu igishyira hariya. Niyo mpamvu yavuze ngo yarabigambiriye kugira ngo idushireho. Noneho ngo nk'uko yabigambiriye ngo uko abo yamenye kera ari bo twebwe, yabaturanyije gushushanywa ishusho y'umwana wayo Yesu Kristo. Abana b'Imana, Imana yagambiriye kubagira batarabaho, ngo isi itaranaremwa, ariko igambirira yuko nibamara kubaho ikababyara, izabageza ku gusa na Yesu Kristo. Noneho ndaza kwereka rero ukuntu Imana muri iyo migambi yayo ufite ukuntu yubatse plan yayo, ufite ukuntu yakoze igishushanyo mbonera, hanyuma ikaza kucyubakisha abafundi. Ndabakwereka uyu mwanya tugiye kureba abafundi bo kugira ngo inzu y'Imana izaze isa koko nk'igishushanyo mbonera. Igishushanyo mbonera rero ni Yesu. Handitse ngo kuko abo yamenye kera yabatoranyije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Ni ukuvuga igishushanyo mbonera ni Yesu Kristo, ariko buri muntu wese muri Yesu Kristo agomba kuzubakwa agerageje gusa nk'icyo gishushanyo mbonera. Ni ukuvuga ngo inzu ya nyuma umuntu azaba agezeho, izaba igezweho kubakwa, igomba kuza isa neza n'igishushanyo mbonera cy'Imana, kandi igishushanyo mbonera cy'Imana ni Yesu Kristo. Ngo abo yatoranyije kera yarabahamagaye. Ibi jambo kuvuga ngo abo yatoranyije urabyumvise ko nta ruhare twagize mu kugira ngo Imana iduhitemo, niyo yabishatse, ariko ngo yarabahamagaye. Kubahamagara ni ukuvuga iki? Ni ukubaha amazina, ni ukubaha imirimo, icyo Imana ibeshejeho kugira ngo cyitwe ko kibayeho, igihamagara mu izina. Niyo mpamvu abana b'Imana kugira ngo tube tubayeho tuvutse, buri wese agomba kugira izina rye Imana imuhamagaramo. Nk'uko natwe tubyabana tubita amazina kugira ngo uzamenye kubatandukanya. Twabatandukanya tutabise n'amazina, twebwe ababyara surtout. Ariko ni byiza yuko umuntu utavuga ngo yemwe bana mwe ngo bose bazira icyarimwe, ukavuga uti kanaka mpamagaye kanaka. Noneho wadashaka kugira utume uti kanaka ajya gukora kiriya, wowe wundi jya gukora ikindi. Nibyo bita ngo aho yatoranyije kera. Uvuga yatoranyije mu by'ukuri sitararemwa, ngo yarabahamagaye. No kuvuga yabahaye amazina kandi abaha imirimo yo kuzakora. Umuhamagaro yabahaye n'umuhamagaro. Ngo abo yahamagaye rero ngo yarabatsindishirije. Ni ukuvuga umuntu wabaye umwana w'Imana yarobanuwe nta ruhare bigizemo, arahamagawe mu mazina, ahawe amazina, kandi arahamagawe mu mirimo azakora, ariko kandi yaranamutsindishije. Ni ukuvuga ngo uwo muntu nta mbaraga agomba gushyira mu byo agiye kuzakora. Imana yarangije gutsinda kubera we, ntabwo we aje kurwana ngo azatsinde. Abana b'Imana ntabwo ari abarwanyi, ntabwo ari abaje guhatana ngo bakunde barokoke, ngo bakunde birwanirira. Ahubwo hari umuntu warwanye mbere yabo, arangije aratsinda, arangije abaha ubutsinzi. Aho batsindwaga abaha gutsinda kandi batari babikwiriye. No tuve ku gutsinda si ukurwana gusa, kandi kurwana n'ibintu byose, byaba ari ibyaha, byaba ari abanzi nka Satani n'abadayimoni, byaba ari intege nkeya. Umwana w'Imana yaratsindishijwe ku nzego zose. Ku nzego zose umwana w'Imana yaratsindishirijwe, ntago yatsinze we ku giti cye. Ngo abo yatsindishirije rero ngo yabahaye n'ubwiza. Ahangaha uribuka abanyedini bacu b'abayobozi bajya bigisha bavuga ngo Imana ngo nta muntu n'umwe ngo isangira nayo icyubahiro, ubwiza bwayo ngo ntawe yabisangira nawe. Reka da, abana b'Imana yabahaye ubwiza bwayo, kuko yabahaye ubwiza bwa Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo afite ubwiza bw'Imana. Rero
abana b'Imana, ba bandi yatoranyije batabizi, ba bandi yahamagaye ikabaha n'imirimo, ba bandi yatsindishirije batatsinze, yabahaye n'ubwiza bwayo, ubwiza bw'Imana, ubwiza bwa Yesu Kristo. Rero iyi nzu Imana ishaka kubaka ku kigerero gishitse kingana nk'icya Kristo, ngiye kureba ukuntu bayubaka. Abakorinto ba mbere mu gice cya 12 turebe ku murongo 27 tugeze ku 31. Aho haranditse ngo nuko rero ngo muri umubiri wa Kristo, kandi umuntu wese wo muri we ni urugingo rwawo. Imana yashyize hamwe mu itorero, ubwa mbere intumwa, ubwa kabiri abahanuzi, ubwa gatatu abigisha, maze ishyiraho abakora ibitangaza n'abahawe impano zo gukiza indwara, n'abahawe gufasha abandi, n'abahawe gutwara, n'abahawe kuvuga indimi nyinshi. Mbese bose ni intumwa, bose ni abahanuzi, bose ni abigisha, bose bakora ibitangaza, bose bafite impano zo gukiza indwara, bose bavuga izindi ndimi, bose basobanura indimi. Ariko nimwifuze cyane impano ziruta izindi. Reka nsubire mu magambo nabwo rero tugende tureba buri cyiciro uko umuntu yagisobanura. Icyo ndukwereka nuko kugira ngo abana b'Imana bazagire isura y'ukuri isa na Yesu Kristo, hari abubatsi Imana yashyize mu kubaka ya nzu yayo. Hari abantu Imana yahaye impano z'umwuka wera. Nababwiye ko Imana icyo akora byose ikoresha umwuka wayo. Umwuka w'Imana niwo utanga impano zo gukora, umwuka w'Imana nizo mbaraga zayo, umwuka w'Imana niwo utugira inama, umwuka w'Imana niwo bwenge bw'Imana gukorera. Noneho uko turi umubiri wa Kristo ugomba kubakwa, mbese mu by'ukuri uko tumeze nk'amatafari yubatse inzu ya Kristo, kuko Kristo turi umubiri we, turi ingingo ze, kandi inzu umubiri w'umuntu Imana iwita inzu. Rero ninkoresha inzu, amatafari n'iki, uze kumva ibyo aho bigendanye nuko umubiri w'umuntu ni inzu yubatswe n'Imana, na Yesu Kristo nk'umubiri we ni inzu yubatswe n'Imana, ndetse we n'Imana. None natwe rero turi ingingo z'umubiri, ni ukuvuga turi amatafari muri iyo nzu, muri iyo nyubako. Ariko rero hari abantu bashinzwe kugenda bajonyeka cyangwa se bategura amatafari kugira ngo amere neza kandi afate shepu mu mwanya ukwiriye muri Yesu Kristo. Aho ngaho rero ngo ubwa mbere, bakubwire ko ijambo ry'ubwa mbere ryateye ibibazo mu itorero, ariko ngo ubwa mbere yashyizeho intumwa, ubwa kabiri abahanuzi, ubwa gatatu abigisha, maze ishyiraho abakora ibitangaza n'abahawe. Reka nkubwire genze bukeya. Imana yashyize hamwe itorero, ukuvuga wa mubiri wa Kristo, ya nzu ya Kristo, ngo ubwa mbere ishyiramo intumwa. Aka kantu k'ubwa mbere naza kukavuga ngeze mu Befeso, kuko kateye ikibazo kinini cyane mu itorero, kaje gutuma itorero rihinduka idini. Kuko intumwa izo twahereyeho tuzi zabanje bizanje 12, nyuma yaho haza ubundi buyobozi bw'itorero, nabwo bariyaranja ku buryo bashakamo intumwa, ariko iyo ntumwa igasanga iruta abandi munsi yabo. Niyo mpamvu mu Gatolika burya umuntu uri intumwa ni papa yo hejuru, abandi nabo bakaba mu byegera byo bakajya munsi. Cyakora papa n'abasenyeri wenda kugira titre imwe, nuko papa bamwita ngo primus inter pares, ni ukuvuga ngo uwa mbere mu bareshya. Ntabwo nzi niba ari byo, ni uwa mbere wenyine, ariko izina rye ni uwa mbere mu bareshya, ni primus inter pares. Bon, noneho abandi rero n'abaporo nabo baraje muri ino minsi, bazanye amatitre yo kuvuga ngo intumwa. Ariko icyo ndi gukwereka hariya cya Rwaserera ni uko harimo ngo ubwa mbere yashyize intumwa, noneho abantu bakabyenterpreta mu kidini ngo hejuru mu itorero number 1 abaye intumwa, noneho abandi bari munsi bakaba nyine abantu bari munsi ye. Ni ukuvuga ngo intumwa ibaye umuyobozi, abahanuzi bagiye munsi y'intumwa, noneho abigisha bagiye munsi y'abahanuzi, abakora ibitangaza bagiye munsi gutyo y'abigisha, abigisha bagiye munsi y'abahanuzi gutyo.
iki kintu kivuga ngo ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu cyararikoze, cyahinduye itorero mu idini. Turaza kubona yuko muri mu Efeso ibi bintu abikosora, ariko tataragera abikosora. Imana yatanze impano, hari impano nyinshi ziri mu itorero, zose abubatsi ni abantu batunganya buri rugingo rwa Kristo mu mubiri, kugira ngo umubiri ushobora gukora ibintu neza kandi ukorera icyarimwe. Ni ukuvuga ngo hari ikintu cyiza kiri muri ibi ngibi kijya kurangiza uhereye ku 29 ngo mbese bose ni intumwa. Ni ukuvuga ngo ntabwo Imana yakoze ku buryo umuntu umwe abumbatira impano zose, kuko nk'ingingo z'umubiri ntabwo zisa, ntabwo ari zimwe. Rero buri rugingo rufite icyo rukora urundi rugingo rutazi gukora, rudashobora gukora. Noneho kugira ngo dukorane twese nk'abakorera umubiri umwe. Ni ukuvuga rero ngo ahangaha icyo nshaka kubereka kibi cy'idini, dufite amatorero, ariko mu itorero twagombye kugira umuntu ufite impano yo kuba ari intumwa, ufite impano yo guhanura, ufite impano yo kwigisha, ufite impano yo gukora biriya bitangaza, ufite impano yo gukiza indwara, ufite yo kuvuga mu ndimi, ufite byose. Tukagira abantu batandukanye bafite impano zitandukanye kugira ngo bakorane. Ikibazo rero tugira cy'idini ni iki ngiki, ni uko aba bantu mu matorero ntabwo tubagira n'ubusanzwe. Hari uko tutabagira kubera ko gusa izo mpano ntizihari, ariko hari impamvu nyinshi nzakwereka zituma Imana idatanga ziriya mpano. Impano ntizihari, ariko niyo zaba zihari, kiriya kibazo cyo kuvuga ngo umwe yabaye uwa mbere, undi wa kabiri, undi wa gatatu, bavuga ngo hagomba kubamo ngo gahunda ngo mu bintu by'Imana, hanyuma uwigize uwa mbere, uwo ubavuze ngo ni uwa mbere, agacecekesha izindi mpano zose. Niyo mpamvu ujya kureba ugasanga mu itorero umuntu atangira kuba ari umuririmbyi mwiza, bafashwa abandi bagenzi be, ariko pasiteri ati njyewe ngomba kukubwiriza uko uririmba, njyewe ngomba kugutegeka ngo amabwiriza, niba utanyumviye donc sohoka. Akaba nubwo umuntu yisohora tout simplement batamusohoye kubera ko bamuburije aho akorera. Nk'ubu ngubu simfite channel ndi kwigishirizaho, ntabwo ngiye kwitaka mwe muzambwira uko nigisha, niba nigisha neza, ariko ni ukuvuga ngo iyi mpano ndi gukoresha kuri televiziyo itagendera ku itorero, yagombye kuba ifite itorero iri gukoreramo. Ariko nagira ngo ubwire ngo nawe wibaze mu matorero yawe, ibyo wumvise nigisha, ni bande ba pasiteri bo mu itorero ryawe baha Fayida microphone ngo aze yigishe mu itorero ryawe? Nabo kubera iki batabikora? Suko baba batemera yuko nigisha cyangwa ufite iyo mpano, nuko kubera ko yumva ari pasiteri ngo niwe uyoboye, agomba kuntegeka ibyo mvuga nuko mbivuga nuko mbikora. Mu by'ukuri agomba kuba umusuperviseri w'impano yanjye kandi atari wayimpaye. Noneho nakwanga yuko supervisa nkajya gushinga televiziyo yanjye, kuba yuko supervisa yuko ntegeka ibyo nkora nkajya gushinga ibyanjye torero gasohokamo. Ibi rero cyo kuvuga ngo bamwe baba mbere abandi baba banyuma ni ikintu kibi cyane Satani yaragikoresheje ayobya, asenya umurimo w'Imana mu itorero. N'ubundi ntabwo impano z'Imana umuntu afata impano zose ukabona umuntu ari pasiteri ngo ariko ngo niba uzajya yigisha n'ijambo. Hari abantu mujya mubona bafata microphone akacyatsa abantu bagasinzira bakagona. Burya nta muntu ugona ari uko ubutumwa buri kumubwirwa umufitiye akamaro, agona kubera yuko ntacyo bivuze, ibintu biramusinzirije nyine, ntacyo bikangura umwuka we, arisinzirira. Ariko hakaba undi muntu apfa gutangira kuvuga bakamuha amashyi, uko usanga abantu barateze amatwi barashaka gukurikira. Uwo nguwo iyo atari pasiteri, akaba n'undi muntu uvutse mu itorero Imana yahaye impano nk'ubu, pasiteri aramuzira, aramwirukanisha. Ngibyo rero wigeze kumva amatorero amwe n'amwe abantu bamwe bavuga bati nakugize icyo uri cyo kuko njyewe ndi intumwa, mwebwe ninjye wabashyizeho. Ugasanga niba ko se abantu bitwa abanyempano b'Imana, wowe wigize umuyobozi wabo ukavuga ngo wagize icyo uri cyo, ubwo ubaye Imana rero umwanya wayo. Niwe utanga impano se niwe Mwuka Wera? Itorero ryahindutse idini kubera iki kintu. Nyamara aba bantu Imana yari yavuze ngo bose ntishobora kubahindura intumwa. Ubwo hari abizagira intumwa, abandi kabagira ibindi. Bose ntishobora kubagira abigisha, hari abizagira abigisha, abandi kabagira ibindi. Bose ntishobora kubagira abahanuzi. Donc nicyo bivuga hariya ku 29 ngo mbese bose baba intumwa? Oya, ntabwo bose baba intumwa.
mbese bose bakora ibitangaza? Oya, bose ntabwo bakora ibitangaza. Mbese bose bakiza indwara? Oya. Mbese bose bavuga mu ndimi? Oya. Ariko muribuka ko amatorero yitwa abapanekote, cyane cyane iryitwa Assemblée de Dieu, bo iyo utavuga mu ndimi nta nubwo wemera ko uri umukirisitu wavutse bwa kabiri. None se niba kuvuga mu ndimi ari impano kandi bose bakaba badashobora kuvuga mu ndimi, kuki umuntu utavuga mu ndimi bazabona yuko atavutse bwa kabiri? Kandi Imana ibitubwira ngo bose ntabwo bashobora kuvuga mu ndimi. Aho rero gukorana kw'impano mu itorero byajemo akajagari, ntabwo abantu bakorana. Amatorero, ibi bintu byose tuvuga, uzi bangahe mu itorero ryanyu? Gerageza urebe uwo mwita intumwa mu itorero ryanyu n'uwe. Niba hari n'uwo ufite impano y'ubuhanuzi? Niba hari, baranamureka se agakora da, hejuru ye hari undi muntu umuyobora? Niba hari, mufite abantu bitwa abigisha b'ijambo? Niba bahari, barabareka se byibuze bagakora batabaje kubasopanyiriza ngo bategeke ibyo bigisha nk'aho ari bo Mwuka Wera? Mu itorero ryanyu mufite se abantu bakora biriya bitangaza byose, bakiza indwara? Hariho n'abahawe gufasha abandi, abasosiyali. Hariho n'abahawe gutwara, hariho n'abahawe kuvuga indimi nyinshi. Abafasha abandi bose murabagira mu rusengero rwanyu? Oya, izi serivisi zose z'impano zose zagombye gukora mu rusengero, abantu benshi ntabwo bazifite mu nsengero zabo. Niyo mpamvu urusengero rya ugasanga rugira umuntu witwa gusa ngo ni pastor, nta bandi, na pastor wungirije. Iyo bagiye kugira abantu bakabyabagira na mwarimu, kandi mwarimu agasanga baramusuzugura, ni gakweto. Nyamara itorero ntabwo rishingiye kuri pastor, itorero rishingiye ku mwarimu wigisha ijambo n'ugaburira intama. Naho pastor niba adafite impano yo gutanga ijambo, kugira ngo ubupastor ubwo bwa bushingiye agana kujya gushingura abantu bapfuye, kujya gushingira abandi barongoye, kujya gusengera abantu. Erega ibyo bintu byo gusenga, ibyo bintu byitwa ministries cyangwa se byitwa nk'amasakaramentu mu Gaturika, abaporo babyita amasakaramentu, ariko ni bimwe. Niba Abagatulika babyita ngo isakaramentu ryo gushyingirwa, mwebwe mukajya gushyingira mutabye isakaramentu, mukoze bimwe. Niba Abagatulika bavuga ati dufite isakaramentu ry'abapfuye cyangwa ry'abarwayi, namwe mukajya gusengera abarwayi, mukajya no kubashyingura, namwe mubyita isakaramentu, ariko mukoze bimwe. Iyo niyo mirimo ya pastor. Kuko se iyo mirimo ya pastor ishobora gutuma umuntu azasa na Kristo. Umwarimu wigisha ijambo akarisobanura niwe utuma abantu bashobora kubona umugati bakawutamira bakazasa na Kristo. Ariko mu matorero bafite abo barimu ni bagakweto, ni abakene mu bandi batinya kujya. Mu Gaturika bafite umuntu bita ngo umwarimu, baramugira akenshi abakuru za securisari, ariko ni gakweto, ni umukene, ni umuntu rimwe na rimwe ni n'umuntu utari umuhanga, ntabwo ari umuntu wize. Izi mpano abantu zifite mu itorero zose uko zimeze ni bake cyane. Dore hariho impano yo gufasha abandi, murayifite mu itorero? Kiliziya Gatolika igira Caritas, abaporo bagira iyi, ngo bagira hari ya indi yitwa Compassion. Compassion se ni inyarwanda? Compassion ni y'abazungu muri Australia hari. Izi serivisi zo gufasha abantu mu itorero zagombye kuba abantu bazishinzwe, iyo mpano ikabaho. Abantu ngo bashinzwe gutwara, kuyobora itorero. Amatorero mufite afite abadministrator nangahe? Reba iwanyu hari itorero ryanyu rifite umadministrator, umuntu uzi ubuyobozi bw'itorero, koko umuntu uzi administration. Uzi yuko nanze kuvuga njye muri detail, ariko kugira ngo hatagira abantu bamenya abo ndi kuvuga, ariko ukajya shanga hari amatorero agira abakozi batagira sécurité sociale, amatorero akagira abakozi batagira umushahara uzwi, batagira kontara. Ntabwo bibaho. Kubera iki? Ntibafite umadministrateur. Itorero rikagira abakozi batazigera babona retirement, kandi barakoze ubuzima bwabo bwose bakora itorero. Habuze abantu bo gutwara mu itorero, kandi ni impano ngo bamwe yabahaye kuvuga mu ndimi, abandi bagira abahawe gutwara, abandi bagira abafasha, abandi bagira gutya. Rero bene data, aba
abantu ubundi Imana yabashyize mu itorero kugira ngo yubake umubiri wa Kristo, twese tuzamuke. Tugiye kubireba mu Befeso, ariko twagize ikibazo cy'uko hano mu Bakorino ariho abantu basomye barahibanda bishyize umwanya wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa gatanu n'uwa nyuma. Iyo iyararishi bashyizeho mu mpano z'Imana ntayibaho, ni idini ryayizanye, ntabwo ari Imana yashatse ko hajyaho iriya yarishi aho umwe ategeka undi. Umwuka ntabwo Imana imwe itegeka indi mu mwuka, oya, zirafatanya, zirakorana, ntabwo zitegekana. Ntabwo ijisho risaba uburenganzira ugutwi kugira ngo kumve cyangwa kubirebe. Ntabwo umunwa usaba uburenganzira izuru ngo ukore akazi kawo. Rero mu itorero dore nicyo kibazo twagize. Umuntu akakubwira ngo banza unsaba uburenganzira nkwemerere ko ukora umurimo umwuka wera yagusigiye gukora, kubera ko wigize uwa mbere abandi baba ba nyuma. Icyo kintu ni idini, aho kiri muzagikureho cyangwa muzakirwanya. Nibishoboka kugikuraho muzagikureho, ariko ndabizi nibishoboka, ahubwo abantu bahitamo gusohoka mu itorero bakajya gushinga ibyabo. Utudukuru tw'amaduka y'amatorero twatewe n'ibyo bintu by'uko umuntu avukana impano, abona impano y'umwuka wera, bakamutegeka ngo kora gutya. Reka umunyempano niwe umenya uko ayikoresha, ntabwo ari abandi bamutegeka uko akoresha impano badafite. Ntabwo umuntu ashobora kuza kubwira ngo jya uririmba gutya. Oya, uwo uzaririmba gutyo nubona iyo mpano, ariko uwahawe impano yo kuririmba n'uzi ibyo aririmba n'igihe aririmba n'uko aririmba, ibi igihe byamuziyemo nibyo abiririmba. Umuntu akambwira ngo yigisha gutya. Hari ugeze kumpamagara ngo njye gukorana nawe, ariko batangira kumbwira ibyo uko nigisha n'uko nzigisha. Ndamubwira ni umva, genda ufate iyo mpano yawe yo kwigisha uko ushaka kwigisha wigisha, ariko niba ari njyewe ushaka ko nza kwigisha, funga akanwa kawe, njye nzigisha uko mbitekereza, uko nabihawe n'umwuka, nawe wowe ujya gukora ibyawe nawe. Ntabwo umuntu n'umwe afite impano yo gutegeka undi mugenzi we mu itorero. Data Yesu wenyine niwe ushobora kudutegeka ibyo adutegeka, ariko nawe nagira ngo nkubwire ngo ubutegetsi bwe ni smooth, buroroheje, ntabwo ari ikavundo, ntabwo ari cishwaha. Ngize numva abantu bavuga ngo umuntu adakoreye Imana ngo mwiramukubita ngo umuvuna amagufa ngo njya gute. Ntibishoboka. Iyo ni Imana, ntabwo ariyo. Imana ntago hatishyira mu bintu byo kugirana ku buryo bakubwira ngo nudakora ibi ndagira gutya. Ntabwo ariko bimeze, ntabwo ari desperate bigezaho, ntabwo yahebye bigeze aho ngaho byo guforsa abantu n'ibintu ngo bikore ku ngufu. Efeso 4 turahera ku murongo wa 11 turageza ku murongo wa 16. Aho haranditse ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze, abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwirizabutumwa bwiza, n'abandi kuba bungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzashobora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzashobora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo tudakomeza kuba abana batereranwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Uwo ni we mutwe, ari wo Kristo. Kuri uwo niho umubiri wose uteranywa neza ugafatanywa nk'uko ingingo zose zigirirana, nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe. Muri Kristo uwo niho umubiri gukura kwawo, kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Reka nsubire ahantu mu Befeso ndahakunda kuruta mu Bakorino ba mbere muri aho twarangije, kuko mu Befeso handitse mu buryo budatera amakimbirane y'idini. Ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze. Urumva ko atongeye kuvuga ngo aha ngo bamwe bagira intumwa abambere, ubwa mbere ashyiraho intumwa. Oya, yahaye bamwe kuba intumwa ze, aha abandi kuba abahanuzi. Ntabwo avuze ngo ubwa kabiri abahanuzi, ko ubwa mbere n'ubwa kabiri byakoze akantu mu itorero.
noneho ngo aha n'abandi kuba ababwirizabutumwa ntabwo avuze ngo ubwa gatatu ashyiraho abavugabutumwa, nta hiyerarshi yashyizemo, n'ahandi hari harimo hiyerarshi. noneho ngo abandi abagira abungeri, ni ukuvuga bagira abapasiteri, abandi abagira abigisha. urebye rero hano atigeze avuga ngo ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu, ihana hiyerarshi yahindutse, ngo bamwe bagize intumwa, abandi abagira abahanuzi. ntabwo iyo hiyerarshi yongeye kuyishyiraho bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu, ariko avuga intumwa, abahanuzi, noneho abavugabutumwa bwiza, noneho agakurikizaho abungeri, agaheruka abigisha. bumva ko abigisha baje umwanya wa gatanu, ahandi bari baje ku mwanya wa gatatu. ibi rero by'imyanya bene data byararikoze n'ubwo bikirikora, ntabwo nzi ukuntu bizahinduka. ariko Imana ntabwo yigeze ishyiraho impano zayo z'umwuka wera ngo iya mbere ni iya kabiri ni iya gatatu ni bamwe yahaye kuba intumwa, abandi abahanuzi, abandi abakuvuga ubutumwa bwiza, abandi abagira abungeri, abandi abagira abigisha. abo bantu bose bagomba gufatanya, bagomba gukorana, nta n'umwe utegeka undi muri bariya bantu. ibyo kintu gituma abantu badakorana cy'ikidini, sinzi ukuntu tuzagikira. ku murongo wa 12 ngo kugira ngo abera, igituma bariya abantu babayeho, igituma bari abanyempano bo mu Bakorinto n'abo mu banyempano bo mu Befeso Imana yabashyizeho, igiye kugisobanura. ntabwo yuko mu by'ukuri turi nk'inzu Imana iri kubaka muri Yesu Kristo. rero igiye kugisobanura guhera ku murongo wa 12 bavuga ngo ni ukugira ngo abera batunganyirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana. ni ukuvuga abakirisitu bahawe intumwa, bahabwa abahanuzi, bahabwa ababwirizabutumwa, bahabwa abigisha ijambo, bahabwa abungeri, bahabwa abakiza indwara, bahabwa abavuga mu ndimi, bahabwa abazi gutwara, bahabwa abazi gutanga ubufasha mu itorero, kugira ngo abanyetorero, abakirisitu basanzwe bashobore gukura mu murimo wo gukora ibyo kugabura iby'Imana. kandi kugabura iby'Imana ni iki? ni umurimo wo kumenya ijambo, ni umurimo wo kurya ijambo no kurigaburira abandi. urumva yuko bari abantu bagomba gufatanya. impamvu ya mbere kugira ngo bagabure ibyo, none kibaza kuki bagomba kugabura iryo jambo ry'Imana, kuki bagomba kujya ngo bakomeze umubiri wa Kristo? kuko umubiri utarya urananuka, umubiri utarya urwara bwaki, umubiri utarya urarwara, umubiri utarya nta ngufu, umubiri utarya ntukura. nubwa kenshi mbabwira nti ijambo rya Kristo niryo rikuza abana b'Imana, ijambo ry'Imana niryo rikuza abana b'Imana, ariko rya Kristo ritari ryo mu handi bajya kuhakura. rero bariya abantu akazi kabo nako gutuma abana b'Imana barya ijambo ry'Imana, bakaryumva, bakarisobanukirwa, kugira ngo bashobore nabo gukora umurimo wo kurigaburira abandi. ariko muri byose ni kugira ngo umubiri wa Kristo ukomere, ukure kandi ukomere. turaza kubona yuko umubiri kugenda ukura kandi ukomera, ni nako wa mubiri uzagenda usa na nyirabwite, buri muntu akagenda asa nk'ishusho ya Yesu Kristo. kuko twari twabibonye mu Baroma ko Imana ishaka kugira ngo idugeze mu ishusho, mu iforomo ya Yesu Kristo, mu gishushanyo mbonera kiri Yesu Kristo. buri muntu azagende yubatswe ariko asa na Yesu Kristo. rero bari abantu nicyo bamaze, ntabwo akazi kabo ari ko kurwana bashaka uwa mbere n'uwa nyuma hagati yabo. akazi kabo ni ako gukorana, bagakorera hamwe kugira ngo ababakurikiye bazamuke, umubiri wa Kristo ukomere kandi umubiri wa Kristo ugira imbaraga, kugeza ubwo twese abashobora kumva iryo jambo, abashobora gufashwa n'abo bantu bafite impano zitandukanye mu itorero, kugeza ubwo twese tuzashobora kugira ubumwe bwo kwizera. muzi igituma dufite amadini menshi aho muhita uko ni uko nta bumwe bwo kwizera buhari, nta bumwe bwo kwizera buhari. none reka nguhe nk'urugero, ni igituma umuntu umwe yitwa ngo turabapantekote. ni ukuvuga ngo mu byo bizera bashyize imbere kuvuga mu ndimi. Pantekote nta kindi, nta amatorero uravuga ngo ashingiye ngo ku mwuka wera, waje ngo kuri Pantekote ukavuga mu ndimi, nicyo kimenyetso cyabo. noneho hariho n'utavuga mu ndimi bakamukura mu itorero, bakabara nk'aho atigeze avuga ku Mana. ibyo ngibyo ni ukwizera kumeze gute? ntabwo ari ubumwe bwo kwizera, kuko irindi torero ku ruhande nk'ababatisiti baravuga bati reka ibyo by'indimi mwe muzana n'ibiki, izo ndimi na Satani azi kuzivuga. kandi koko
ntabwo twebwe twemera iby'indimi, ahubwo twebwe twitwa ababatiste kubera yuko twemera umubatizo wo mu mazi menshi. Aho ngaho ubwo icyo baba bashaka kuvuga ni iki? Bemera umubatizo wo mu mazi menshi, naho bashingiye imizi, ariko abatabatizwa mu mazi menshi abagatulika n'abapresibteriye, abo ngabo mwebwe ntago muri abakirisitu. Kubera iki? Umubatizo mu mazi menshi. Nyamara se igituma umuntu avuka bwa kabiri ni iki? Ni ukubatizwa. Igituma umuntu avuka bwa kabiri ni ukwizeza umutima akatuza akanwa. None se abagatulika n'abapresibiteri ntago bizeza umutima ngo batuze akanwa? Ikibazo gusa ntitureba ku mutima w'umuntu ngo turako batizeye. Noneho kwatuza akanwa buryo turabizi, barabivuga, bavuga ko bizera Yesu. Rero kuvuga ngo ko mutari ababatista ngo rwose ngo ntabwo barigize, kwizera ntabwo ari kumwe. Fata abitwa Adventiste b'umunsi wa karindwi, baryamye ku mategeko ya Mose, bakaryama bakabatarira ku isabato. Bayiryamyeho bayinambaho. Berutse kunyura ahantu nsanga bari kwigisha ngo abantu ngo bafite ngo inyundo zo guhonda amategeko bakabyarwa. Ariko ni iki gituma hari idini ryitwa gutyo? Nuko nabo bumva ko bashyize imyizerere yabo n'imbaraga zabo mu kubahiriza isabato, umunsi w'iteka w'Imana ndetse n'ubwami bw'Imana, ngo bagomba kugira constitution, nta mwami utagira ubwami n'amategeko. Donc amategeko y'Imana bararemereje kuruta uko aremereye, kandi n'ubundi yarasanzwe atoroshye. Imyizerere ntabwo ubwo ninyo naguhaga, ariko ndamubwire ngo buri torero n'iryo urimo nawe sinzi uko ryitwa, genda ujye kureba uraza gusanga igitumye ryitwa kuriya nuko bashatse kuvuga ko bizera ibintu runaka, abandi batitwa gutyo nabo bizera ibindi bintu runaka. Wajya kureba ugasanga mu by'ukuri iyo ni imyizerere. Reka da, Imana yashaka ko tugera ku twese ku rwego rwo kugira kwizera kumwe, ubumwe bwo kwizera. Ariko niba tukitandukanye gutyo, ibyo Pawulo avuga ngo ni ubwana. Ubwo umwe avuga ngo ni uwa Pawulo, undi ni uwa Paul, undi ni uwa ki, ngo muri abana. Nuko rero ubwo bwana bwo mu itorero bukurwaho n'abari abantu bose b'abanyempano Imana yashyize mu itorero kugira ngo bafatanyirize hamwe kurera abana b'Imana. Ariko rero kugeza ubwo twese tugeza ku bumwe, niba nta bumwe tubona mu matorero, bumwe bwo kwizera, mumenye yuko tugifite ikibazo muri bari abantu b'abanyempano Imana yatanze kugira ngo badufashe, kugira ngo bafashe itorero. Ntibashobora gufatanya, ntibashobora kugira, byarazambye. Donc Imana ishaka ko tugira ubumwe bwo kwizera, ngo tukamenya umwana w'Imana kugeza ubwo tuzashobora kuba abantu bashyitsi. Aha ngaha niho mpamvu mbabwira nti muri bya bitabo by'amateka, bya bitabo by'ubuhanga bwa kimuntu biri muri Bibiliya, yego, ariko ntushobora kuhajya kuhakura inyigisho ngo uzashobore kubona umuntu ngo umenye umwana w'Imana kandi atanditse muri ibyo bitabo. Yesu ubwo aravuga ati dore ibitabo bimvuga, akabikubwira. Warangiza ugafata ibitabo bitamuvuga ukabyigisha itorero, kandi ushaka ko iryo torero ngo rimenya uwo mwana w'Imana. Ntabwo bishoboka. Akamfata urugero rute muri bya bitabo by'amateka, akamfata n'igitabo cya Esiteri. Esiteri uzi ukuntu abantu bamukunda? Bijya muri dukayi bakakubwira udukuru twiza kwa Esiteri ibiki n'ibiki. Ariko Esiteri mbere yo gutekereza ko ari ijambo ry'Imana, banza ubone yuko ni ikibazo cy'igihugu cya Isirayeli cyari kigiye kugira ibibazo, cyari mu bunyage. Ni amateka ya Isirayeli kugira kurusha uko ari amateka y'Imana ishaka kwigisha. Ni ukuvuga rero ngo Esiteri nk'abantu b'Abayisirayeli biga iby'Imana baba bafitiye akamaro, bagomba kubyiga n'amateka yabo. Ariko aho kugira ngo wige Esiteri uzajye kwiga iby'u Rwanda rwa Gihanga, kubera yuko ni kimwe. Amateka y'uko Esiteri ibyo yakoze kugira ngo akemure ibibazo bya Isirayeli, atume badapfa, uzajye kwiga umukobwa witwa Ndabaga w'umunyarwandakazi. Ndabaga nawe na Esiteri ni kimwe. Rero biriya bitabo abantu bakoramo inyigisho ngo batekereza ko ari ibitangaza, ni idini, ntabwo ari ijambo ry'Imana. Esiteri na Ndabaga ni bamwe, one. Esiteri muri Isirayeli ni umukobwa watabaye, cyangwa se Debora, umucamanza Debora, umukobwa watabaye Isirayeli akajya ku rugamba akanesha.
Ndabaga w'umukobwa w'umunyarwandakazi nawe ni Debora. Ni ukwereka ko niba udashobora kwita Debora nako inkuru za Ndabaga ko ari inkuru z'Imana, n'iza Debora ntabwo ari inkuru z'Imana, ntabwo ijambo ry'Imana. Niba udashobora kubona yuko uwo mukobwa w'umunyarwanda yagiye kurwanya Jeanne d'Arc w'umufaransa, uretse ko agatolika bamuhaye n'ubutagatifu, agiye kurwanirira igihugu cye nawe ari umukobwa. Niba donc Esther ari mu ijambo ry'Imana, na Jeanne d'Arc ari mu ijambo ry'Imana ry'Abafaransa. Uko byumva bene data, ntabwo Imana yaduhaye izi ntumwa n'abahanuzi n'ibiki kugira ngo bajye kutwigisha ibintu by'udukuru twiza sounding ukuntu. Ntacyo Rusi uretse ko ari muri generasiyo za Yesu, ntacyo dukuru twa Rusi n'inzara yamujyanye mu gihugu nuko byamugendekeye, zira ntabwo ari inkuru z'Imana, ntabwo ari ijambo ry'Imana, ni amateka ya Isirayeli. None kuba yakwiga yazasanga ari mu bisekuruzo bya Yesu. Yesu nyine yavutse agomba kuvuka muri Isirayeli, agomba kuvuka mu bantu, ni amateka ya Isirayeli, ntabwo ijambo ry'Imana. None rero ngo kugeza ubwo twese tuzashobora kugira ubumwe bwo kwizera, icyo ni kimwe. Nakoretse ko ubumwe bwo kwizera ntawe uhari. Kubera iki? Kubera ko bari abantu bose badakorana, kubera ko hariho abigize ababosi b'abandi. Nta bosi mu mpano z'Imana ntawe ubaho, kereka Imana yonyine azi guhaha niyo yakubye aba bosi. None ngo kugeza ubwo bazamenya umwana w'Imana, ntabwo abantu bashobora kumenya umwana w'Imana bigishwa imico ya Kiyahudi cyangwa imico y'abandi bantu idafite ahuriye n'Imana. Ubuyahudi si ubumana. Donc kumenya umwana w'Imana, bariya abantu inshingano zabo nizo kwigisha Yesu, abantu bakamenya Yesu, ariko ntibamenye ikintu icyo ari cyo cyose kitajyanye na Yesu. Ntacyo kimaze, kuko ntabwo bazashobora gusa ngo kandi kugeza ubwo bazashobora kuba abantu bashyitse. Ntabwo abantu bashobora kuba abantu bashyitse batigishijwe Yesu, bakigishwa Debora, bakigishwa Samusoni. Mwabonye amakosa ya Samusoni, kuko ari amakosa ya Samusoni yakwitirirwa Imana gute? Mubona amakosa ya Samusoni kubera yuko yahawe ibintu n'Imana, agahabwa impano n'Imana, ikagira yarangiza akabikoresha Samusoni, ukajya aho ukamwigisha, ukavuga Samusoni, ukavuga Delila, ukavuga ubusambanyi bwe, ukavuga amafuti ye, ngo warangiza icyo cyumweru ukamuvude ngo nigisha ijambo ry'Imana. Abantu bakuri imbere bakazava aho ngaho koko bakazasa na Kristo. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Amafuti ya Samusoni ntacyo yigisha abana b'Imana, ubusambanyi bwe ntacyo bwigisha abana b'Imana, kuba yarahawe impano akazikoresha nabi ntacyo byigisha abana b'Imana. Dore ngo tugomba kwigisha abantu kumenya Yesu umwana w'Imana, kugeza ubwo tuzashobora kuba abantu bashyitse. Ntabwo dushobora gushika tutabanje kumenya Yesu. Niho tugomba kwigisha, mureke kwigisha ibitari byo kwigishwa. Kubyumva, dushobora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cyane, yemwe bene data, igihagararo cya Mose, rw'igihagararo cya Aburahamu, rw'igihagararo cya Isaac na Yakobo, ku gihagararo cya Kristo. Rero niba mutigisha ibintu bya Kristo, mukigisha Yakobo, mukigisha Isaac, mukigisha sinzi ibyo mwigisha, ariko mwarangiza muti ubu ngubu tubaje kubwira abana b'Imana ijambo ry'Imana ku cyumweru no ku yindi minsi mikuru yategetswe na Kiliziya, niyo mwategetse mwebwe mutagira Kiliziya. Murangije kuvuga ijambo ry'Imana mumaze kuvuga Esiteri, murangije kuvuga ijambo ry'Imana mumaze kuvuga Nehemiya, uko yubatse Yerusalemu, uko yubatse inzu. Ubwo se ibyubakire ya Nehemiya ya Yerusalemu n'inyubakire ya Kigali bitanu yaganaye? Bitanu yaganaye. None niba kubaka Yerusalemu, kuzamura amazu yaho ari ibintu bituma umuntu umwe, bituma umukozi w'Imana ukwiye kwigiraho, yigira ko bari kubaka mu Kigali mu Rwanda, nabone ni ba Nehemiya. Ubwo uko byumva, niba udashobora rero kubona ko abubaka Kigali ari ba Nehemiya, na Nehemiya wimushyira mu kuvuga ngo ni ijambo ry'Imana. Niba uzi ko udashobora kwigisha abantu ibyo kubaka umujyi runaka, hanyuma ngo uvuge uti ibi bintu rero nibyo bizatuma abantu basa na Kristo, niba udashobora kubivuga bari kubaka Kigali, ntuzanabivuge uvuga abari kubaka Yerusalemu. Ntabwo bombi, nta kintu wakwigisha cyo muri Nehemiya kizatuma umuntu asa na Yesu Kristo. Rero
kugira ngo abantu bagire igihagararo cya Yesu Kristo nuko bagomba kwigishwa Yesu Kristo akaba ariyo bamenya ntibamenye ibindi bitari Yesu Kristo. Umurongo wa 14 ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana. Kuko ikibazo abonye yuko abagaburira umubiri wa Kristo kugira ngo ukomere. Rero niba abantu batagaburiwe umubiri wa Kristo kugira ngo ukomere, bakomeza kuba abana. Bakomeza kuba abana bikagenda gute? Bagatereranwa ngo n'imiraba. Tudakomeza kuba abana dutereranwa n'umuraba w'iki ngo tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'iki y'imyigishirize. Imyigishirize y'amadini y'amoko atandukanye y'amazina atandukanye, imyigishirize yabo nabyo biratandukanye. Ni nk'imiyaga rero y'imiraba y'imyigishirize. Hari imyigishirize ya Gatolika murayizi namwe nyibabwire, ariko murayizi kuyitandukanye. Hari imyigishirize ya Gipantekote ko kwitsamura no kwicira gusa no kwitigisa no kwijuguta. Iyo ni imyigishirize, iyo ni imiraba. Ariko indi myigishirize iragutya nyine n'imyigishirize. Ngo iyo myigishirize ngo ni uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi. Hashize imyaka nigeze gusura umuntu mu Bufaransa, ngezeyo arambwira ati njyewe murakundaga ibintu hariya kuntu ririya dini ukuntu biyigisha, ariko nanga ukuntu baririmba kuko bakoma amashyi. Ngo ntibagomba gukoma amashyi, bagomba kwibombarika. Donc iyo ni imyigishirize y'uburiganya ngo bw'abantu n'ubwenge bubi, ngo n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Kuko ibyo bintu byose tubona mu matorero kino gihe bidahuza kwemera kumwe, kwizera kumwe, bituma tutamenya Kristo, bakigisha ibindi bintu bituma tutamenya Kristo. Nta kindi bituma abantu bahora ari abana mu mwuka, bagatuma umubiri wa Kristo udakomera ngo ukure, bagatuma abantu bahora bashugunywa n'imiyaga n'imiraba y'uburiganya bw'abantu. Rero icyo Imana yaduhereye bari abantu b'abanyempano ni ukugira ngo ahubwo ngo tuvuge ukuri turi mu rukundo. Uri kubyumva? Ariko hari ahangaha ziriya mpano bari abanyempano bagomba guhagarara bavuga ukuri. Ese ukuri ni ukuhe? Ibintu gukora harimo ukuri, ibintu kuva harimo ukuri. Yewe ndiyaranja nkagerageza ku buryo ibyo nsoma nubwo nabikomante ntiduhuze, ariko nkabikwereka ngo nawe uzajya kugisomera. Ibyo rero njye mbona ari ukuri, kuko ntago mba ndi guhimbahimba ibyo ndi kuvuga, mba ndi guhemereye ku byanditse. Abantu bandi bo bajya kukubwira ibindi bahereye ahagana he, nabo bahera ku byanditse akenshi, cyangwa baza kukubwira udukuru twiza gusa. Nagiye ahantu henshi cyane umuntu akagusomera nk'aha ngaha, yarangiza akakubwira inkuru za Goliyati. Nibaza icyatumye atajya gusoma inkuru za Goliyati aho ziri, akaza gusoma aha, arangiza akajya kuvuga inkuru za Goliyati akakwebera. Kubera yuko niba uzasomya ijambo aha ngaha bari ryo usobanura, nako niba atari ibyo ushaka gusobanura ukabasha jya gusoma ibyo ushaka gusobanura. Niba udakoze gutyo ntabwo uri gukora mu kuri. Ngo tuvuge ukuri, noneho tuvugire mu rukundo. Aha ngaho ni ikibazo tujya tugira. Hari ubwo njya mvuga ibintu ugasanga nkambije impanga, kubera yuko mba nzi neza yuko aho hantu mba mageze nkakankoraho kuko ibintu bikorwa nabi. Rero haba ikibazo cy'uko rimwe na rimwe iyo tuvuga ibintu cyane cyane byo gukosora bitakoze neza, abantu bakubwira ngo ntabwo wabivuze mu rukundo. Nigeze mpura n'izi ngorane inshuro nyinshi, umuntu akambwira ati ibintu wigisha nibyo ndabyumva ijana ku ijana, ariko ntabwo yavuganye urukundo. Rero kugenza gute se ngo mbivugane urukundo mwene da? Ubwo iyo umuntu yuko ari gukora nabi, wabwira gute mu rukundo ku buryo atagomba kumenya ko yamenya ko ari gukora nabi, ariko akumva yuko umubwiranye urukundo? Ahanini iyo ubujije umuntu gukora ibintu bibi yari ari gukora, abona yuko utari gukora mu rukundo uko byagenda kose. Rero iki ngiki kiravuga gusa ngo nidukosorana dukore mu rukundo, nituvuga ukuri tukuvuge mu rukundo. Ariko biraruhije kuko wa wundi uri gukosora, uri kubwirwa ukuri kumubabaza, ashobora kuvuga ati kuko mba wayibura ntabwo byakozwe mu rukundo. Ntacyo bitwaye. Ngo dukurire muri Kristo, muri we, kandi dukurire muri Yesu Kristo muri byo, mu bintu byose.
ntabwo najya mu madetayini mubwira ibintu byose ibyo ari byo, ariko kugira ngo no kugira videwo ndende cyane, ngo Kristo niwe mutwe, ngo muri uwo Yesu Kristo niho umubiri uteranyirizwa neza, ngo ugafatanywa nk'uko ingingo zose zigirirana, ngo nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe. Aka kantu ni akantu k'ingenzi. Muri Yesu Kristo umuntu wese afite uburenganzira n'ubushobozi bwo gukora icyo umwuka yamugeneye, icyo Imana yamugeneye, atagombye kwita kuri mugenzi we umugenzura, umutegeka ibyo agomba gukora. Burya ntabwo Imana yigeze iduha uburenganzira bwo gutegeka abandi bantu. Nta na rimwe Imana yigeze iduha uburenganzira bwo gutegeka abandi bantu. Niyo mpamvu twese twitwa abana. Abavutse bwa kabiri, abana b'Imana, twese twitwa abana. Kuki mutajya mwumva harimo munsi y'undi mwami hakabamo n'akandi kami gato? Twese turi abana. Imana ntabwo igira abuzukuru. Imana igira abana ariko ntigira abuzukuru, kugira ngo hatagira umwe ujya munsi y'undi yumve ko ari mutoya kurusha undi, cyangwa se undi yumve ko ari munini cyane kurusha undi. Rero bene data, ndangiza ndagira mbabwire ngo turasabwa gusa na Kristo. Rero kugira ngo duse na Kristo, hari abantu Imana yazishyire mu nzira kugira ngo batwubakire, badufashe kubaka, bagende badusanisha na Kristo. Ariko abantu Imana yazishyire mu nzira, naberetse ukuntu badakorana, mwereka ukuntu byazambye, babihinduye idini, mwereka ukuntu niyo bagiye gukora ntago akazi kabo ari kugira ngo bazamure itorero, barimenyeshe, bazarigeze ku kwizera kumwe, barigeze ku gusa na Kristo, ahubwo bajya mu gucocomerana kubera yuko bari mu bwana. Bo ubwabo n'abana, ariko nabo barera n'abana. Nuko tugahora mu kuzungutana mu miyaga, tugahora mu gukubitwa iburyo n'ibumoso. Ariko impamvu nini ni iki? Nuko ibyo bigisha byo kugabura, ntabwo bagabura bamenyekanisha cyangwa bigisha Yesu Kristo, bavuga inyigisho zitari zo, zitavuga Yesu. Nicyo gituma tugeraho ntiduse na Yesu. Nicyo gituma abantu bakomeza kuba impinja, bakazarinda bava mu buzima bwa hano ku isi batarigera bakora imirimo iyo abakristo bakuze. Hari imirimo y'ibitangaza ntatinzeho, imirimo yo gukiza indwara ntatinzeho, hari imirimo ikorwa n'abakristo bakuze gusa. None kubera ko tutagira bari abanyempano bazo, ntimugire ngo hari ikindi, si uko Imana itazifite, si uko Imana idashaka kuzitanga, ariko ntabwo bari abantu bashinzwe kurera abana b'Imana. Za ntumwa, babahanuzi, babigisha, ariko ngewe mu by'ukuri bose n'abari abigisha b'ijambo babuze umwanya, babimye umwanya wo kugira ngo bagabure ijambo ry'Imana. Nibo bagabura ibiryo by'Imana. Nari abandi bantu bari bafite ziriya mpano zindi, mu by'ukuri bagira ngo babonye role bahawe na Satani yo gupfuka ikintu cyose gituma ijambo ry'Imana n'impano yaryo igera ku bana b'Imana. Yo gupfukirana umuntu wese Imana yahaye umugati wo kugaburira abana b'Imana, ngo atawusohora nawe atawurya ahari, ariko atagira n'undi awuhaho. Kandi Yesu ajya kugenda, buri kintu yasigiye intumwa yarazibwiye ngo nimugende mwigishe. Ntabwo yigeze avuga ngo nimugende muhanure. Mugende mwigishe abizera ibyo mwigishije, mukore ibi ngibi, mukomeze mubigishe ibyo nababwiye byose, kugeza ubwo mubagize abigishwa banjye. None ukuvuga ngo mission principale mu itorero, umugabuzi w'ingenzi mu itorero w'ijambo ni umwigisha. Nushaka kuba intumwa, niba utahaye impano yo kwigisha, ntacyo ubutumwa bwawe waba bumaze. Nicyo gituma Pawulo yitwaga intumwa, ariko muzarebe inyigisho ze, ni umwarimu excellent ku rwego rwo hejuru. Nushaka uzabe umushumba usize ibiki ibyo ushaka byose, ariko niba Imana itaraguhaye kwigisha, ntacyo uzamarira itorero. Nushaka uzahanura iby'ikuzimu n'ibyaheye, kuko nabuze ko abantu n'abantu berekwa uducece ngo bahanura dutoya, berekwa uducece tw'ibintu bizaza. Ariko niba Imana itaraguhaye kwigisha, ntacyo uzamarira itorero. Kuko nuko Yesu yadefinishije itorero rye, rigomba kugaburirwa, rigomba guhabwa umugati. Ariko mu matorero yose umuntu witwa umwarimu ntagira ijambo, niryo bamuhara ingano urwara. Abandi bose bafashe usurpation, bafashe umwanya we wa mwarimu, baraza uri pasiteri ukaba na mwarimu, ukabura icyo uvuga, kuko ntabwo impano yawe ari iyo kwigisha, ntabwo ari ukugabura ijambo. Uri umuhanuzi ukigira na mwarimu,
ntabwo impano yawe ari iyo kwigisha, kandi abantu bakeneye kurya ijambo. noneho baratobye urwego rwo kugaburira ijambo ry'Imana, batobye ku buryo bene data mwishakire uko mwarya mwebwe, mujye gushaka ijambo ku giti cyanyu mwigaburire. Mutangire kwigaburira mu matorero yanyu, nta bagabuzi b'ibiryo bahari. Tuzasubira utaha rero, ngo nta hejo. Ugire ijoro ryiza cyangwa amanywa meza, umwanya w'umugisha. Refuge TV, ubuhungiro.